votre loyauté, votre sens élevé d'État, votre intégrité et votre engagement constant au service de la République ont constitué une véritable source d'inspiration pour de nombreux jeunes. Komeza kugira ibihe byiza ni The Quick Times News nk'ibisanzwe niho ukurikira amakuru yose agiye atandukanye. Mbere yuko dukomeza n'iryo jambo ni Shaban Loko, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ariko reka mbanze nkubwire muri make iby'iyo nama ubundi ndakureka wumve ijambo ryose muri rusange. Minisitiri w'intebe wungirije wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu Shaban Loko Bihango yagiranye ibiganiro n'urubyiruko rwo mu mujyi wa Kinshasa rugizwe n'abahagarariye imitwe y'abaturage, amashyirahamwe atandukanye ndetse n'urubyiruko rw'amashyaka ya politiki. Ibi biganiro byari bigamije kurebera hamwe uko urubyiruko rwagira uruhare rufatika mu kubaka umutekano w'igihugu no gushyigikira gahunda nshya ya leta yo kuvugurura imicungire y'umutekano. Muri ibi biganiro Shaban Loko yasobanuye ko umutekano utagomba gusigara ari inshingano z'inzego z'umutekano zonyine, ahubwo ko buri muturage akwiriye kugira uruhare mu kuwusigasira. Yavuze ko gahunda nshya ya leta ishyira umuturage ku isonga mu gukumira ibibazo by'umutekano, gutanga amakuru ku gihe no gufasha inzego zibishinzwe guhangana n'ibishobora guhungabanya ituze ry'abaturage. Mu magambo ye yagize ati umutekano uhamye ugerwaho iyo abaturage n'inzego zishinzwe kuwurinda bakorana mu mucyo no mu bwizerane. Ni muri urwo rwego nsaba urubyiruko kutirengagiza ibibazo rubona mu bice rutuyemo, ahubwo rugafatanya n'inzego zibishinzwe mu gutanga amakuru no gukumira ibikorwa bishobora guteza umutekano muke. Minisitiri Shaban Loko yibukije ko urubyiruko ari rwo rugize umubare munini w'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo rukaba rufite uruhare rukomeye mu kubaka igihugu gifite amahoro n'umutekano. Yasabye urwo rubyiruko rwose kwirinda ibikorwa by'urugomo, amagambo akurura urwango ndetse n'ibindi byose bishobora kuba byahungabanya umutekano, ndetse n'ubundi bakaba abambere bakajya ku isonga mu kuba basigasira umutekano w'abaturage. Yasobanuye kandi ko gahunda nshya y'imicungire y'umutekano ishingiye ku gukorana hagati y'abaturage n'inzego za leta, aho abaturage bazajya bagira uruhare mu gutahura hakiri kare ibibazo bishobora guteza umutekano muke, bikamenyeshwa inzego zibifitiye ububasha mbere y'uko biba ikibazo gikomeye. Ikindi cyagarutsweho ni itegeko rishya rigena gahunda yo kuvugurura no guteza imbere polisi y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shaban Loko Bihango Jacquemain yavuze ko iri tegeko ari inkingi y'ingenzi izafasha kubaka polisi ikora kinyamwuga, ifite ibikoresho bihagije, amahugurwa agezweho ndetse n'ubushobozi bwo kurushaho kurinda abaturage n'ibyabo. Yongeyeho ko kuvugurura polisi bitagamije gusa kongera umubare w'abapolisi, ahubwo ko bigamije no kuzamura ireme rya serivisi batanga, kubongerera ubushobozi no gutuma bakorana neza n'abaturage mu rwego rwo kubaka icyizere hagati y'impande zombi. Mu biganiro byabaye urubyiruko rwabonye umwanya wo gutanga ibitekerezo, ibibazo ndetse n'inama ku bibazo by'umutekano bibangamiye abaturage bo muri mujyi wa Kinshasa. Bamwe bagaragaje impungenge ku bwiyongere bw'ibyaha bikorwa n'amatsinda y'abagizi ba nabi, ikibazo cy'ibiyobyabwenge, ubushomeri mu rubyiruko ndetse n'uburyo ibyo bibazo bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu. Murabyumva kandi abareka mumve ijambo ryose ndetse n'inama muri rusange n'ibitekerezo bagiye batanga n'ibibabangamiye byose. Ngerageje kugira ngo
muze kubyumva. Abandi basabye ko urubyiruko rwakongererwa amahirwe yo kubona akazi no kwitabira gahunda z'iterambere. Bavuga ko kugabanya ubushomeri bishobora no kugabanya ibyaha bikorwa n'abasore n'inkumi badafite icyo bakora muri rusange, kandi iki ni ikintu cyumvikana ugereranyije nawe n'ubundi gushyira mu gaciro. Shaban Luko Bihango yashimangiye ko leta izakomeza gushyigikira ibiganiro nk'ibi kugira ngo ibitekerezo by'urubyiruko bifatwe nk'umusingi mu gushyiraho ingamba z'umutekano. Yavuze ko umutekano urambye udashobora kugerwaho hatabayeho ubufatanye bw'inzego za leta, abaturage n'abafatanyabikorwa batandukanye. Ibi biganiro bigamije n'ubundi ndetse binabaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyira imbaraga mu mavugurura y'inzego z'umutekano mu rwego rwo guhangana n'ibibazo bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu burasirazuba aho ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bimaze igihe biteza umutekano muke. Nubwo ibyo biganiro byibanze cyane ku rubyiruko rwo muri Kinshasa, abayobozi bagaragaje ko icyerekezo ari uko ubu buryo bwo kwegera abaturage no kubaganiriza ku mutekano bwazakomeza no mu zindi ntara z'igihugu kugira ngo abaturage bose bagire uruhare mu kubaka igihugu gitekanye. Ni intambwe igaragaza ubushake bwa leta bwo gukomeza kwegera abaturage no kubashishikariza kuba abafatanyabikorwa mu kubungabunga umutekano. Reka ngushimire cyane, ukomeze gukurikira ibiganiro byacu hano kuri The Quick Times News, inkuru zikugeraho buri kanya tuba tuguhaye inkuru igezweho cyangwa se breaking news. Ubwo ukomeze uhabe ukande subscribe aho turayikanda, nawe ikanze ukomeze ubane natwe, ndetse ndanagushimiye cyane. Ubundi bindi byose Imana ibahe umugisha kandi muhahe muronke mu byo mukora byose. Hasta la vista. Excellence, ici nous faisons impact pour accompagner notre République, pour accompagner les institutions du pays, afin que la RDC puisse retrouver la stabilité dans toutes ses formes, avec une jeunesse debout, unie et engagée. C'est à travers cette gouvernance que tous, parce que la sécurité est devenue l'affaire de tous, nous pouvons protéger notre pays, quelle que soit la menace d'où qu'elle peut venir. Et ici, j'indexe Niger Moulolo, c'est qu'à travers vos différentes organisations, la Monia étudiant Bazali, jeunes, il y a mouvement citoyen Bazali, mouvement des jeunes, le Lengue Bazali, Tokoka recensé avec le concours du ministre provincial, il y a Kinshasa, il y a jeunesse, la délai a poussé ma casse. Donc on va lancer formation sur la gouvernance sécuritaire. Ce qui jeunesse congolaise à s'impliquer dans ma camo état de sécurité en Bokanabiso, je crois que l'effet est commun. On a remarqué que les environs du site universitaire, par exemple chez nous à l'UNEKIN, sont désormais très bien sécurisés par une patrouille surtout qui se passe le soir. On suggère encore plus que vous insistez un peu sur l'interaction entre la police et les camarades étudiants qui rentrent vers ces heures un peu tardives. En tout cas, excellence, formation, ils sont nos alliés pour la nouvelle gouvernance sécuritaire. La ligne de formation, on a pas tapé et pas à officier la police. À 80 000%, il y a la société ce sont des gens âgés. Ce sont des gens âgés. Le chef de l'État, il y a des jours où on va la biso, on va visiter les universités dans la ville de Kinshasa. Excellence. Sur 30 biso, la ville de Kinshasa, on va visiter la brisque. Au lieu de l'heure qui est la boîte, on va faire assez. Pour soulever la Makamo Italie Police.
Police, souci à la police, c'est la même chose. Vous avez Bolobi à Solo, vous avez raison dans certaines rigueurs de vos prises de parole. Et Nakogi Koyebi Sabino que les alliés préoccupations na biso ya munene que les citoyens congolais azala non seulement satisfaits mais fiers ya police naï. Réponse ya makambo nyonso wana evandi na effectif.